hafi y'umusaraba aho ntura iteka. Bene data, bavandimwe, nshuti, abo duhuriye kuri urubuga Inkomoko y'Indirimbo TV, mbaramukije mu izina rya Yesu umwami wacu. Muraho, nitwa Pastor Canon Kayejuka Emmanuel. Bene data, bavandimwe, nshuti zanjye, nejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo ya 248 yo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, izo bakunze kwita indirimbo z'abaprotestanti. Dusenga Imana. Mana Data, turagushimira cyane ko kubw'urukundo rwawe ruhebuje waduhaye umwana wawe Yesu Kristo gupfira ibyaha byacu ku musaraba kugira ngo aducungure. Turasaba umwuka wera kudufasha kuguma kuri uwo musaraba kugeza igihe tuzimurirwa kuri iyi si tukajya gutura aho Yesu yagiye kurutegurira kuzabana nawe iteka ryose. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina. Indirimbo ya 248 itangirwa n'amagambo avuga ngo hafi y'umusaraba aho ntura iteka. Ni nimero 132 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, izo bita iz'Abadventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ni nimero 248 mu gitabo cy'indirimbo z'Abaprotestanti bo mu Burundi. Ni nimero 271 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza cyitwa Tabernacle Hymns. Ni nimero kandi 116 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza cyitwa Keswick Hymn Book. Iyi ndirimbo ikunze gukoreshwa cyane mu gihe cy'igisibo, mu cyumweru cyera cyangwa mu gihe cy'igaburo ryera. Abari mu gisibo ndabaramukije, iyi ndirimbo ndayibatuye. Amagambo y'indirimbo yahimbwe n'uwitwa Francis Jane Crosby, bakunze kuvuga Fanny Crosby. Yavutse tariki ya 24 Werurwe umwaka w'1820 muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amajwi yayo yahimbwe na William Howard Doane, wanamufashije kuyandika mu mwaka w'1869. Doane yavutse tariki ya 3 Gashyantare umwaka w'1832, yitaba Imana tariki ya 24 Ukuboza umwaka w'1915. Se wa Fanny yitwaga John Crosby, naho nyina akitwa Mercy Crosby. Fanny amaze ibyumweru 6 gusa avutse, yafashwe n'ibicurane byamuteye kubyimba amaso no guhuma, kuva ubwo ntiyongera kubona. Amaze amezi 6 avutse, se wari ufite imyaka 21 yitabye Imana, asiga nyina Mercy mu bibazo bikomeye cyane. Byabaye ngombwa ko akora akazi ko mu rugo kugira ngo abone ikimufasha n'igifasha umwana wari ufite ubumuga bwo kutabona. Nyina wa Mercy yamufashije kumurera. Nyirakuru wa Fanny yamureze neza, amutoza gusoma ibitabo by'ubusizi byiza, gusoma Bibiliya no gufata imirongo myinshi yayo mu mutwe, akanamutembereza amwereka ibidukikije. Mbere yuko agira imyaka 10, Fanny yari amaze gufata mu mutwe igice kinini cy'isezerano rishya n'ibitabo birenga 5 byo mu isezerano rya kera. Umunsi umwe Fanny arimo gusengana na nyirakuru yarasenze ati, Mwami, ndakwinginze unyereke uburyo nakwiga nk'abandi bana. Ntabwo byatinze, yabonye amahirwe yo kujya kwiga mu ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutabona muri New York. Fanny yabaye umunyeshuri mwiza cyane ku buryo nyuma yo kurangiza yabaye umwarimu muri iryo shuri. Fanny afite imyaka 20, yarazwi cyane muri New York kubera imivugo ye myiza yari ikunzwe cyane, akayivuga mu makoraniro manini.
Fanny yashakanye mu mwaka w'1958 na Alexander Van Ayrisine wari umwarimu mugenzi we mu kigo cy'abatabona nawe wari ufite ubumuga bwo kutabona. Urugo rwabo rwahuye n'ikigeragezo gikomeye ubwo bapfushaga umwana w'umukobwa umwe gusa bagize mu mwaka w'1859 nyuma gato y'uko avuka. Byatumye Fanny yandika indirimbo avuga ati, Imana yaduhaye umwana akiri muto, abamarayika bamujyana ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Fanny yemeye ko imibabaro ye imwongerera imbabazi ku bantu bari bazikeneye. Fanny yaje guhura n'umwanditsi w'indirimbo zakunzwe cyane muri icyo gihe, ariko atari iz'Imana barafatanya. Nubwo Fanny yari amenyereye kwandika indirimbo z'Imana, ubwo yarahindutse yandika indirimbo zisanzwe zidahimbaza Imana. Yakomeje kujya mu rusengero buri gihe, ariko nta mahoro nyakuri afite mu mutima we. Igihe cyarageze, ibintu birahinduka kuri Fanny mu Gushyingo umwaka w'1850, ubwo yitabiriye amaterano y'ububyuke mu itorero rya Methodiste rye. Ku mugoroba wo ku itariki ya 20 Ugushyingo umwaka w'1850, Fanny yemereye Yesu kumubera umwami n'umukiza. Dore uko yivugira uko byagenze ati, inshuro ebyiri narahagurukaga nkajya imbere ngo bansengere, byampaga amahoro ko atuzuye. Ariko ubwo umuvugabutumwa ahamagaye abashaka kwakira Yesu, narahagurutse maze njya imbere. Bamaze gusenga batangira kuririmba indirimbo ihamagarira abantu kwitangira Yesu ngo, mbega ishyano, umukiza wanjye yavuye amaraso ye, umwami wanjye yemeye kumfira. Bageze ku murongo wa 3 w'igice cya 4 cy'iyo ndirimbo kivuga ngo, ndi hano mwami wanjye, ndakwihaye rwose. Kuvuga numva umucyo uvuye mu ijuru umurika umutima wanjye, maze nitera hejuru mvuga haleluya n'ijwi rirenga. Kuvuga bangura iby'Imana n'iby'isi. Fanny yateye intambwe nke kugira ngo agere ku gukizwa kuzuye. Intambwe ya mbere, nubwo yari afite ubumenyi bwinshi bwa Bibiliya, akaba yarabonye uburere bwiza bwa nyirakuru n'ubw'itoro rye, ntiyagiraga amahoro mu mutima we. Intambwe ya kabiri, mu mwaka w'1849 hateye icyorezo cya kolera gihitana abantu benshi muri New York. Bavuga ko 1/2 cy'abanyeshuri ari mu ishuri ry'abatabona bishwe n'iyo kolera. Fanny yaje kubabazwa cyane n'inzozi yagize muri icyo gihe. Inshuti ye yamubajije niba bazahurira mu ijuru nibamara gupfa, nuko abura icyo amusubiza kuko nta cyizere cy'ijuru yari afite. Intambwe ya gatatu, yateye intambwe ikomeye igihe yagiye mu giterane mu itorero rye, maze yakira Yesu nk'umukiza we, yumva umunezero n'umucyo mu mutima we. Intambwe ya kane, yarahindutse muri we, ava mu buzima bw'idini ajya mu buzima buyobowe n'Umwuka Wera, ntiyaba akivanga iby'isi n'iby'ijuru. Kuva icyo gihe, Fanny yagiye akoresha impano ye y'ubusizi mu bihesha Imana icyubahiro, kandi ibyo byamushyize mu banditsi b'indirimbo z'Imana bakomeye. Mbere yo kwandika indirimbo iyo ari yo yose, Fanny yabanza gusenga cyane, asaba ko Umwuka Wera amuyobora mu byo yandika, bikazahindura abantu benshi mu kwizera Yesu. Imana yamuhaga amagambo yandika, kuko hari igihe yandikaga indirimbo 7 ku munsi umwe. Abantu bavuga ko Fanny yanditse indirimbo zirenga 8,000. Fanny yavuga ko kuba atararebeshaga amaso y'umubiri byamufashije kurebesha cyane amaso y'umwuka. Kubera umusaraba Yesu yabambweho, Fanny yasobanukiwe neza impamvu y'imibabaro tugira kuri iyi si. Ntiyabonaga umusaraba nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, nubwo harimo imibabaro n'urupfu, ahubwo yabonaga nk'ikimenyetso cyo gutsinda. Kuri we, umuvumo, igihano, isoni, ubabare no kwangwa, kuko umusaraba bihinduka umugisha, imbabazi, icyubahiro, ibyishimo n'ubwiyunge. Indirimbo yanditse zarakunzwe cyane,
zisohoka mu bitabo by'indirimbo byamamaye. Fanny yafatanyaga n'abantu batandukanye nk'uwitwa Ira Sanke wari umuranyi wamamaye mu biterane by'umuvugabutumwa w'icyamamare witwaga Dwight L. Moody. Sanke yarazamamaje cyane mu biterane yayoboraga, bituma zigera kuri miliyoni nyinshi z'abantu. Indirimbo ze yazibonagaho amafaranga make, ariko nawe make abonye ayakayafashisha abakene. Uretse kuba umwanditsi w'indirimbo n'ibisigo, Fanny yagize uruhare runini mu kuvuga ubutumwa mu mijyi, yibanda ahantu hari abasinzi, abafata ibiyobyabwenge n'abakene nyakujya. Yashyigikiye cyane umurimo w'abagore n'amashyirahamwe yabo yo kubarinda ibibi kandi akabateza imbere. Fanny yanditse indirimbo ya 248 ayobowe n'amagambo yari mu Bagalatiya igice cya 6:14 agira ati: ariko njyewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. No mu Bakolosayi igice cya 1:19-20 ati: kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Kuva agize imyaka 60 y'amavuko, Fanny yanezezwaga cyane no kuganira n'abantu batishoboye mu ngo zabo, akabafasha uko ashoboye kose, akababonamo abantu b'agaciro gakomeye cyane ku Mana. Yaravugaga ati: ni umugisha ukomeye cyane kurambura ikiganza cyane maze nkagira icyo marira ukeneye ubufasha bwanjye. Ntabwo ubumuga bwo kutabona bwigeze bubuza Fanny kugera ku nshingano ze. Fanny yatabarutse itariki ya 12 mwaka w'1915 afite hafi imyaka 95 muri Connecticut muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kumva yibanditse ngo Masenge Fanny yakoze ibyo yashoboraga gukora byose. Hari inyigisho nkuru tubona mu bice bigize indirimbo. Mu gice cya mbere Fanny atubwira ko ku musaraba twahererwa amazi y'ubugingo. Ayo mazi atwibutsa amaraso ya Yesu, ayo tuvuga mu ndirimbo zo gushimisha Imana ya 91 igice cya 2. Avuga ati: amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi. N'amazi umuhanuzi Zekariya yavuze mu gice cya 13 agira ati: uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Muri iyi si yuzuye intambara, ubuhakanamana, ubukene, inzangano, ubuhemu, ibyorezo, ubwihebe, gusuzugurana, akarengane n'ibindi, umusaraba utanga isoko ihoraho y'ibyiringiro, urukundo, imbabazi, amahoro, kunesha ibyaha, kwihangana, kubahana, gushyira hamwe, gukiranuka, kwezwa, ihumure, umunezero n'ibyishimo bihoraho. Iyi soko ifitanye isano n'umwuka wera, kuko niwe uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Abaroma igice cya 8:16. Mu gice cya 2 Fanny aravuga ku muntu ugeze ku musaraba ashoboye kandi atsinzwe n'urubanza. Bitwibutse indirimbo y'164 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana ngo: iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi, kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka. Umusaraba twibutsa ko twese twakoze ibyaha, nk'uko Pawulo abivuga mu Baroma igice cya 3:23 ati: kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi muri iki gice cya 6:23 ati: kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ni ngombwa rero kwemerera Yesu akadukiza, tugakira urubanza rw'ibyaha. Gukizwa si umukino, ahubwo ni urugamba rukomeye hagati ya kamere y'ibyaha iyobowe na Satana n'umwuka utugarura ku Mana.
iyo umwana avutse ntarire, wamukoraho ntanyeganyege, abantu bagira ubwoba ndetse bakumva atari muzima. Ikinejeje ni uko iyo dushobewe twihebye tumwaragurika, Yesu mu rukundo rwe rwinshi atuba hafi kandi akadutinyura, akaduha imbaraga, maze abahindaga umushyitsi bagakura, nuko bagahindisha umushyitsi Satani. Mu gice cya gatatu, Fani aravuga ibyo kugendera mu gicucu cy'umusaraba. Ni icyo ashaka kutubwira? Kubaho munsi y'igicucu cy'umusaraba bivuze kubaho uzirikana igitambo cya Yesu. Umusaraba nk'ikimenyetso cy'imibabaro n'urupfu ushyira igicucu cyawo hejuru y'ibyishimo n'ibigeragezo by'ubuzima bwa buri munsi, bigatuma umwizera yicisha bugufi kandi ashima Imana uko ibintu byaba bimeze kose. Muri Zaburi ya 17 umurongo wa 8 haravuga ngo, undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Na Zaburi 91 umurongo wa 1, uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Igicucu cy'umusaraba ni ahantu ho kwikinga no kurindwa mu buryo bw'umwuka. Fani ntabwo asaba ubuzima butagira ibibazo, ahubwo asaba imbaraga n'icyerekezo cyo kwihanganira ibyo bibazo. Ni nko gusenga ngo, Mwami, nubwo ngenda mu mwijima w'umubiri, reka hategeke igicucu cy'umusaraba wawe. Ubuhumyi bwanjye bunkomereze hafi yawe, ntategekwa n'isi igaragara, ahubwo nkibanda gusa ku kuri k'umwuka wera umpishuriye igitambo cya Yesu. Mu gice cya 4 haravugwa ibyo kwanga iby'isi rwose tugatandukana nabyo. Tubonamo ko icya mbere, umusaraba udutegeka gutandukana no kwishyira hejuru, utubuza kwirata ubwenge bwacu, imbaraga zacu, ubutunzi bwacu n'ibindi. Ibyo bituma twimura Imana. Icya kabiri, umusaraba utubuza kwishingikiriza ku bantu tukabasimbuza Imana. Imana ivuga muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 5 ngo, uku niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishimira amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Icya gatatu, umusaraba utubuza gutinya urupfu kuko Yesu yararunesheje. Pawulo arahamya ko naho rwaba urupfu ntirushobora kurutandukanya n'urukundo rw'Imana tubonera muri Yesu Kristo. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 38 kugeza 39. Icya kane, umusaraba udutegeka gutandukana n'imirimo ya kamere. Pawulo avuga mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza 22, no mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 7. Mwashaka kanya mukasoma. Icya gatanu, umusaraba udusaba kwirinda ibinezeza bidutandukanya n'Imana na bagenzi bacu. Igice cya 5 Fani aravuga ibyo gutura hafi y'umusaraba. Kuguma ku musaraba ntibivuga guhagarika gukora imirimo isanzwe y'ubuzima. Ababigenza bato nibo Pawulo abwira ati mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 10, kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe ngo, umuntu wese wanga gukora ntakarye. Guhora hafi y'umusaraba turinda ubunebwe, kwirebaho, kuyoborwa gusa n'ingo zacu, ahubwo twemera kuyoborwa n'umwuka wera mu buzima bushya. Nibyo Pawulo abwira Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 23 ati, ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Umusaraba uduhindukira urugero rwiza rw'urukundo, kwitanga, kwicisha bugufi, kubabarira, kugira ubunyangamugayo no kugira icyo umarira abandi. Kuguma hafi y'umusaraba bituma dukora cyane, tugaharanira kubana neza n'abandi, tugasenga cyane, tugatungwa n'ijambo ry'Imana, kandi tugahamya Yesu mu magambo no mu bikorwa. Ibi byose ni ngombwa kubikora. Mu gice cyo gusubiramo, Fani aravuga ibyo kwirata umusaraba. Kwirata umusaraba ni ukwemera ko Uwiteka dukiza kubw'ubuntu n'urukundo bye gusa. Pawulo abivuga neza mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 1 kuva ku murongo 25 kugeza 31. Ati, muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi,
n'imfura zamaga atari nyinshi, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Kwirata mu musaraba ni ugushimira Uwiteka urukundo yadukunze. Kandi koko Yesu yavuze muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Menya nshuti yanjye udashidikanya ko Imana yagukunze. Kwirata umusaraba ni uguhamya Uwiteka mu bandi, nk'uko tubibona mu ndirimbo ya 74:5 ngo numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo agukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Mwene data, muvandimwe, inshuti yanjye, ndifuza ko indirimbo idufasha guha Yesu ibiturushye mu mitima byose, kuko afite ubutware bwo kuturuhura. Ndifuza ko ubumuga bwihariye dufite, nk'ubwo kutabona Fani yari afite, ubumuga bw'uruhu, ubw'ingingo, uburwayi budakira, n'ubundi ubwo ari bwo bwose buturushya, tubuvanemo imbaraga zo kurushaho kwegera Imana no kuyikorera. Ndifuza ko umuntu utaramenya Yesu yitabira amateraniro yo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, kugira ngo bimufashe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Ndifuza ko umuntu wese uremerewe n'ibyaha n'ubukonje asanga Yesu, kuko yicaye ku ntebe y'imbabazi, kugira ngo amwogeshe amaraso yavuye ku musaraba. Kuba hafi y'umusaraba bidukomereza ibyiringiro byo kuzataha mu bwami Yesu yagiye kurutegurira. Aravuga ati muri Yohana 4:2, mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Mbese uriteguye? Mbese nditeguye? Imana idufashe dusenga Imana. Mana yacu, turakwihaye ngo tuyoborere, udushoboze kugenda uko ushaka, kugira ngo abatubona baguhimbaze. Umwuka wera dukomereza ibyiringiro byo kuzataha mu bwami bwawe budashira. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Murakoze, Imana ibahe umugisha.